Kugaicha mukeza karubona auhina twinyamibwiratse akazina keza ni Doroteya bwiza burutu bw'izuba rirashe Uwimana yagize imanzura uhura koma Kugaicha mukeza karubona auhina twinyamibwiratse akazina keza ni Doroteya inzira igiwanyu ntigire icyondo umugano w'iwanyu ntugire ipfundo Kugaicha mukeza karubona auhina twinyamibwiratse akazina keza ni Doroteya hahirwa ababyeyi bakwibyariye hahirwa n'abavandimwe mwihoranira Kugaicha mukeza karubona auhina twinyamibwiratse akazina keza ni Doroteya Icyangira k'inyoni ikamwe kagatashya nkigurukira nkigwira mu cyumba yiberamo Kugaicha mukeza karubona auhina twinyamibwiratse akazina keza ni Doroteya uri mwiza umurisi umwe w'iribiganza uri mwiza ubundundu utera bose Kugaicha mukeza karubona auhina twinyamibwiratse akazina keza ni Doroteya uri mwiza umurisi umuhongerwa musecyo ukevye neza usa nabo mu magaju Kugaicha mukeza karubona auhina twinyamibwiratse akazina keza ni Doroteya akazina keza ni Doroteya akazina keza ni Doroteya nkubona umunsi wa mbere nabaye nk'ubonekewe nahise ntungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza wifitiye nacitse intege kuko abaguhururira ruzo kandi bakaza amahoro uhabwa icyubahiro wabarinze kuva aho bacumbitse inzira zose bagenzemo batugezaho ari bazima natwe dushima izina ryawe ukomeze ushyirwe hejuru bikorwa tugiye gukorera ahangaha cyangwa se umuhango tugiye gukorera hano na buri kimwe cyose na buri gahunda yose iri bubere hano tuyishyize mu biganza byawe bane natwe ibifungurwa turi bufate ibyo kunywa ibyo kurya byose byezwe nawe turagushimiye rero kandi uhabwe icyubahiro ku bwa buri kimwe tubyambaje twizeye mu izina ry'Umwana Yesu Kristo amen. Muhire Celestin umugabo Boniface njyewe ubaye ku buhembe bw'umutungo ngiye turi buganire rero twari tubahaye ikaze twigeze tumenye ubuhembe bw'umuheto uburyo buhagarariye nyine umuryango kugira ngo noneho tuze kugendana tuziranye iyo abantu bagendanye baziranye biroro murakoze cyane nyuma tubona kumujyana umusaza nsengero twa Gedeon nyuma rero uri muvuga kwa Emmanuel Kiza munsi ngiye mu bugizi w'umuryango
n'abavandimwe turaza muraza kumva ijwi ryanjye cyane ijambo ryaza kuba ari umusaza mukomoka kibye umusaza reka mubambire ariko ntari wenyine kuri gahunda y'aho twari tugeze wakomeza twabahaye ikaze hanyuma gahunda y'aho tugeze kugira ngo gahunda zacu zitagira uburyo zabusana kandi bikaza kukuganisha ibindi bikomeza ariko twakiriye abashyitsi bacu mu busitani bwacu hano umunsi mwamenyanye niba wibagirwa habaye nk'uboneke inseko ye nziza ye yuje umubabaro wibagirwa n'ibyahise ukurikira intambwe ye murajyana agutaha ku mutima isengesho riba rimwe mwayiga data ngo kumpaye umunezero tete hayaya utone dore usanze ugukunda wibanira ubudatana urukundo ruganze utete hayaya utone dore usanze ugukunda wibanira ubudatana urukundo ruganze urukundo ruganze ijuru rito mutashye none muzariboneremo ibyishimo muzabyare muheke mutunge mugwize musangwe imaniza bahire mu rugo ruhire aye inshuti n'imiryango turabishimiye tubashyigikiye twese utete hayaya utone dore usanze ugukunda wibanira ubudatana urukundo ruganze utete hayaya utone dore usanze ugukunda
umenipenda kati sikustahili. You are the one I lean on when I am so tired. Yamugenzaga kandi ko amajije kugubwa neza, kugira ngo rero musabe ngo uhe uyu mwanya munini wawe kuko ni wawe, hanyuma uraza kuboneraho umwanya wo kumutwakira. reba indeshyi iri gutangira umurongo w'ibyigwa wasubira usanga nanone twamwakira cyangwa tubanze dusoze ibyacu Mwakira twamwakire bikagendera ko atagushimiye se nawe. uyu muhungu rero nawe ni umudiyakoni azi kwakira neza abashyitsi. niyo mpamvu avuze ati aho twari tugeze kugira ngo tugendane neza, turimo kureba uko dushoje iki cyumweru no kwitegura ikindi tugiye kwinjiramo. ambwira ko uri wamubwiye ko uzaseruka ukaza, ariko amasaha niyo yarenze neza ko abivuye bisa nk'ayambwiye nanjye akanyongorera. yewe nagiye kureba nsanga yarenze, ndavuga ngo ubwo bihukije. niyo mpamvu rero afatanyije natwe gushima Imana ko hageze. none reka tukwakire, n'ubundi wasanga turi hafi gusoza tugiye kujya mu bintu n'ibindi, ariko tuguhe ikaze kuko uri umushyitsi mwiza dukunda, twifuza ko tuganira kugira ngo nawe tujye mu iki gitaramo tuze kubona uko dutaba neza. karibu, urakoze. niyo musanze dutaramo gutya tukatujyana no kuri ka gasozi ko imvura yagwiriye. buriya mbe n'amaso yereka bike ashimira uko mwatwakiriye kuva tukigera ku marembo tugera ku gasukiro. turabashimira urugero twabasangiye, turabashimira ibyiciro byiza mwaduhaye, turabashimira byose mwakoze ngo tuvuge neza. reka nongere nsabe ko tuhuza ibiganza kandi nanone turashimira. kugira ngo twari twabibwiye ariko turakomeza twivuge iyo abantu baganira bagenda barushaho kumenya nabyo hasubiwemo. nababwiye ko tuje duturutse mu Bugesera, byabaye akarere, hanyuma wabirebera mu mirenge. tuvuye mu murenge wa Musenyi ndetse mu kagari ka Nyamata, ni hafi y'inkengero z'umujyi wa Nyamata. rero ari navuze ngo aza kwisegura kuko amasaha twifuzaga kugeraho hano si yo twahageze, habayeho umugora, ariko mutuyabare turababaye sibyo? kandi tunizeza ko bitazongera. hanyuma twaje turi umuryango umusaza Gedeon kugeza kumubereka. mbese ubwo abangaba ubona abo mugiye kuganira ahangaha ni Abagidiyoni. icyo bivuze Abagidiyoni. rero twishimye kandi tuguwe neza. tubwiye ko mwari mu kiganiro musuzuma uko igihembwe cya kabiri dusoje tugiye kwinjira muri iki gihe cy'impeshyi nko muganira nk'umuryango. ibi nabyo ni umuco mwiza, kuba umuryango ushobora guterana ukaganira kungurana inama n'ibitekerezo ni byiza. rero imfura ziteranye zitya, hanyuma mukatwakira nk'isibo ivuye kwa Gedeon. twaje tubizi ko turi bunasanzwe muri mu gitaramo nk'iki, amakuru twarayamenye. nayo mpamvu asaba umuhereza w'umuryango yigire hino kandi dusabe ugeze, maze rero ubone twatandukanye.
bivuze ko wihagije ariko umusaza Bobo yambwiye ngo nimugera muri iki kiganiro musanga mutaranye nze kumushyikira intego y'umuryango ntabwo kwerera kuko utishoboye ariko ngo umuco musangana ntugace ijisho umusanga mushyigikirana rero ntambwiye ngo mubyaye n'ubu musanzwe mutaranye musangira ikintu wateguye hanyuma mukagenda mushyigikirana ni wa muco gikomeye none rero gukomera ariko aranambwira ngo hari ubundi butumwa bw'umuryango yampaye ntambwira ngo nze kugusaba akanya nunyemerera nuza kumpa umwanya nabwo nzi ko witekereza rero gatondo twakire ritubu mubanza mubyakire sere ituro ryo kwa Gidiyoni turaryakira akabwira n'ibindi niba ari buduhe n'ibyacumi ibyo ni wowe reka tumwakire rero hanyuma akomeze ijambo yari afite rindi kugira ngo igihe cyose nza kuvuga ndabanza gushimira turashimira ko mwakiriye n'intwererano y'umuryango biragaragaza ubumwe dusanzwe dufitanye ko bukomeje ariko nanone ndacyatumira umuhereza ngo yongere angere kandi sindi bukugora ariko ndi bugusabe ko nanone wongere ukagera hejuru mwakiriye umubyeyi umusaza Gidiyoni yambwiye ngo ninkagera nagusaba atanga ituro tukararyakira muri gusaba umwanya wo kuvuga ubutumwa bw'umuryango ukawunyemerera arambwira ngo nta muntu uvugira ku busa gusa arambwira rero ngo ubu ni ubuki abagabo bakwiriye kuganira none rero kiniga amazi wamwitwaje ubuki kugira ngo ubuvugireho menya inzuki zabutaye izo arizo niba ari iz'inyamata niba ari hakurya ngo muraza kureba abasogongezi b'umuryango wenze inzoga ko ari bumenye n'uburyo yayitaze tumenyere abo ari abahungu nta n'umwe kuko erega Bonifasi ntabwo nakuzanira ubuki nta bushinga sere zana ibirahuri bibiri inzoga iyi yo kuvugiraho ijambo ko Abagidiyoni igenda nabyo nafashe ibyamanuwe n'ibishaka bihagarara ese ko aho kwa Gidiyoni kera bamubwiye ko uri kumwe n'umwingizi hari umuryango w'Abagidiyoni wakoze akazi gakomeye mu ivugabutumwa mu maprizo mu mahoteli ubu rero umurimo w'Abagidiyoni numva ndi gufashwa nabyo rwose niyo mpamvu muze rero ngo nibishaka ibindi bihagarara yuko Abagidiyoni bo ntabwo biri bumve muri inshuti zanjye navuga nti rero mu kinyarwanda cy'iki gihe biragoye kwita inzoga itari cyo muri abanyamasengesho ariko mu buryo bwo gusaba yitwa inzoga isaba bifite ibyifuzo tuyita inzoga rero kugira ngo turi businde barabikijije sibyo oya ntacyo bitwaye rwose nawe kandi ndatekereza yuko rero wayitaze ndabona harimo inkeri ifite ubuziranenge rwose ubwo wambwira uti umuhaye uburenganzira abahungu banjye aribo baza kuwipfundura nzi ko witwaje ikiniga amazi wawe none ubwo nabyo ariko turabikora ubundi uwenze niba umenye n'uburyo akora koko yewe urukoma rutakaye uburyo ipfundikiye urabona ko wa muhungu waba abizi niba rero isogongera amaso yego kugira ngo cyambera hanyuma ngewe nsome ngiye gusoma ujya gusoma mbere ntacurubu
reka rero mbabwire Emmanuel turamwemereye avuga ijambo ry'abagidiyo ntacyo navuga nk'abandi murakoze rwose ko muduhaye umwanya maze rero nk'uko twasanze muri mu nteko y'umuryango muganira ku ngingo zinyuranye zo kubaka umuryango umuco mugira turawusangira tujya tugira igihe natwe tugahura nk'umuryango tukaganira abana bakiri bato tukabaha impanuro nyuma ariko tukaza no kugera igihe cyo guhiga ndetse no guhigwa kandi tubikora buri gihembwe ariko iyo bigeze mu kwezi kwa gatandatu tuba tugeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka gusuzuma cyane twimbitse kugira ngo turebe koko niba imihigo twagize mu kwezi kwa mbere tuzashobora kuyibisa dusoza ukwezi kose. Inama nk'iyo rero yarabaye mu cyumweru gishize turaganira n'umuryango dusanga hari byinshi twageze twishimira umuryango wa Jedero dusanga imbuto twagombaga guhinga igihembwe cya mbere cy'umwaka ndetse n'icya kabiri zareze tugiye mu bijyanye n'uburezi usanga abana bacu baratsindiye mu mashuri ari abiga amashuri y'ibiburamwaka amashuri abanza yisumbuye na za kaminuza bose bagiye batsinda kandi ku kigero cyo hejuru abari bararangije kaminuza nabo bakoze ibizamini by'imirimo baratsinda ubu bari mu mirimo ya leta ndetse hari n'abihangiye imirimo barimo bakoresha n'abandi dusanga umuryango wateye imbere ugeze mu bijyanye n'ubworozi dusanga inka zacu zarabyaye dusanga amashyo yacu ameze neza ndetse twarebye byinshi dusanga imihigo twari dufite muri uyu mwaka twashoboye kuyigeza kugeza muri uku gusoza ukwezi kwa gatandatu turaza kuba tumaze kuyesa ku kigero cya 80%. Urumva rero mu yandi mezi 6 asigaye 20% isigaye nayo turizera kuzayesa ndetse turumva dufite icyizere cy'uko tuzesa imihigo ku kigero cyagera nko ku 150%. Ko turacyafite byinshi tuzakora mu gihe gisigaye. Ubwo rero dushimira Imana. Muri ibyo bike mvuze tutagira hari abasore dufite bakuze bageze igihe twabonaga ko bakwiriye kubaka ubuzima. Ibyo rero ntabwo turabigeraho ariko turabiteganya muri aya mezi aza. Ubwo rero umusaza miliyoni wo gutangira gutekereza ku mishinga nk'ubu aravuga ati nubwo turimo tubiteganya tuzashyingira abahungu bacu hari byinshi tubasha gukora turatuma abana amashuri bagatsinda turakora byinshi tukabigeraho ariko aratubwira ati ariko hari icyo tutashobora dushobora kwibyarira abakwe cyangwa kuri uyu mushinga dukeneye inkunga rero nko gutekereza mu nshuti tugira umuryango w'abadediyoni tugira inshuti nyinshi turabana dufite inshuti nyinshi ariko mu nshuti nyinshi inshuti ziza imbere y'izindi muri zo rero hazamo n'umuryango wa Tadeyo icyo cyatumye atubwira ati rero uyu munsi mu itariki 14 z'uku kwezi kwa Kamena yohereza itsinda ritoya aravuga ati mugende mundebere abantu mu muryango wa Tadeyo basangiza aya makuru y'umuryango nababwire ko dufite byinshi twishimira twagezeho ariko mubabwire ko dufite n'ubukene bw'ibyo tutarageraho ariko twizera kuzageraho. Tubwira ati rero uyu muryango twarabana iyo dutatse baradutabara bakwitsamura bakagira bati murakira uvuga bati umunsi tuzabakenera
muri aya mezi asigaye nitubahamagara muzaze mudufashe, nitugira urubanza muzaze mudufashe, hanyuma tubwige neza. Baza rero avuga ati uyu munsi nabimenye ko bari bateranye nk'umuryango, hanyuma mugende mubashyigikire, atari ko iyo baha umwanya mubangezeho ubutumwa, mubasabire irembo ryinjira inka rigasohoka. None rero Boniface, ubutumwa nyamukuru bw'umuryango bwatugenzaga nuko tuje tubasaba irembo kandi tuzi ko dusanzwe duhana inka abageni n'umuryango twisangamo. Turazi neza ko ntacyo dusaba ngo tukibure muri uyu muryango, kandi nk'uko namwe ntacyo mwigeze nk'undi wacu, dusanzwe tubana, imiryango yacu irashyigikirana, turabana muri bwacu nka bwa bundi bwa Dawidi na Yonatani, ni urukundo rw'agakubirane. Ubwo rero dufite icyizere cy'uko ntacyo twasaba ngo tukibure, ariko icyifuzo umuryango wari waduhaye cyaduhagurukije none murakoze. nk'abagidiyoni mubona ko uyu mugoroba imihigo yo bayigeze kure, ni n'abahanga pe. kuvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu bagomba kureba isozwa ryo mu kwa 11 akaba bari muri 80% basigaje 20. Ni abahanga kandi Imana irabafashije. Tubishimiye Imana. Ati mu Kinyarwanda twumvikana, ati ndasaba irembo ry'umuco yinjira inka igasohoka abageni. Manwe umuryango wa Tadeyo tujya twimarire n'ubu rwose na mbere yawe hari abarisabye, n'ubu nuhava bari buze. Ariko wicaye hano usobanuye ibyo ari byo, nyine wabonye ko n'umuryango twicaye aha ariko ukumva n'inzugi zihonda, hari amarembo menshi bari kuhitishamo, ariko warisobanuye irembo rya Kanyarwanda ry'umuco yinjira inka igasohoka umugeni. Turumva rero umuryango wa Tadeyo tukwemerera irembo. Irembo ntabwo ari usubire mu byo wakoze mu ry'umuco wasobanuye, turarikwemereye. Ibisigaye nakiza mu kantu kitwa mu ry'umuco, kugira ngo nawe ushyire wakawe tumenye ko umuco wubahirijwe. Kuko n'ejo haraza abandi, n'ejo haje abandi, ariko iyo turari guhaye nyakubahwa. kandi mu muryango twese turishimye. Rero reka nkugaragarize ko nishimye. Bashyikirije kubw'ijambo ryiza mu Rwanda. Tuvuga amazina ya mbere yari ituro ry'umutima ukunze, hanyuma ya kabiri yari yo kuvugiraho ijambo ryiza, nari no yishimye. Naryo nishimwe urakoze cyane. Hanyuma ariko ndacyakomeje gushima buriya imitegurire ni ababyeyi burya ni ba nyina w'umuntu. Rero aba nabo muzabadushima, ababyeyi b'umuryango wa Tadeyo babwire muti kwa Gidiyoni turabashima. Ni ishimwe ry'ababyeyi. Sere yabyumvise. Ubwo umubyeyi ukuriye abandi niwe uzabayoboye ukuntu iryo shimwe azamenya ukuntu ari bashyize cyane. murakoze rero. Hanyuma ndacyatuzaniye
gahunda rwose naguye neza, ikibindi nacyo turacyakiriye. ibyo byombi ni ibimenyetso ko hari uzagera hano ejo cyangwa ejo bundi bamwe Gideyoni yageze aha akavuga ati ikimenyetso ni igiki, ariko ntabwo utigera ikimenyetso kuko Gideyoni yahageze, kugira ngo biriya bimenyetso byombi birahari. Ariko kandi bikomeje ku muco, inyana y'ifata nayo nayise izindi, ariko kubaza abashumba bawe niba bahaye amabara kuko imisoro yanyu iratana izijyamo, abashumba bashatse kugarangura bababwira ngo mugereke iby'umusaza. Rero inyana y'ikarengo rero twagize cyakomeje kuba muco kuko utazacika, muco wacu ntugacinishe. Nta nubwo yaje yonyine, yazanye inyambo y'ibihogo, ariko yazanye n'izindi ziherekeje kugira ngo nazo kugira ngo imenyere mu zindi, ntabwo ari kuza yonyine n'ubundi ziri iyi fata rengo ni imwe, ariko hari izindi biri kumwe ubwo ziri mu ishyo ryawe nabyo ntacyo bitwaye. Ariko mu gihe zikiri iwawe, hano bifite ibasi rero hano irimo inomero z'amaherere. Urabizi ubworozi dufite muri iyi minsi ni ubworozi buteye imbere, ntabwo bwa kijyambere, ni ubworozi buteye imbere. Rero hano harimo nimero z'amaherere, ukazajya ugenda wabona iyo nimero ukamenya ko ari izo kwa Gideyoni ziri mu ishyo rya Tadeyo, ariko iyi fata rengo nayo yo iriranga, ariko izo uzasangamo inimero zazo uzazibona. Nakiriwe twakiriye zituriwe rero, wenda n'iherene rimwe aruzuye. maze rero kugira ngo mushimire, mbabwira kandi ko umusaza Gedewo yambwiye ngo nubwo nje ambwira ati ndabyizeye nshingiye ku mubano dusanzwe dufitanye, ubutumwa bw'umuryango wawe bwakira kandi neza, kandi koko ko yambwiye niko mbibonye. Ariko aranambwira ngo mwishimize, arambwira ngo mu minsi mikeya bazakohereza izindi ntumwa, ndetse umunsi twaje turi barindwi, ariko arambwira ngo mubwire ngo mu minsi mikeya azagutumaho bazakohereza intumwa, ariko ngo zo zizaza ari 20. Rero kuvunisha nako ntabwo nakwibagirwa, kubera ko niba atekereza gutegura urugendo mu gihe gitoya azagutwara. Murakoze cyane. Reka mbasabe twongere tumushimire. Nanjye uhagarariye umuryango wa Tadeyo nagiye gukurikirana amakuru yose, intumwa nziza Gideyoni rwose mu gihe bihari ajya kuhagutuka. Amakuru tugejeho y'umuryango rero wa Gideyoni yose twayakiriye kandi twayashimye,
wongeyeho uti mu gihe gitoya Gideyoni azarutuma intumwa yibutse igihe cy'ubutumwa bwiza zavuye ku icumi ry'intore zigera kuri 70 ati noneho tuzaba turi 70 ntabwo gutekereza ndetse n'iza kiriya gihe ariko nsanga ko hari imibare ibyara umwuzura Manuel Gideyoni uwo mugabo uramuzi uwo mugabo naramwumvise akubwira ko nta Bugesera najyaje ko nta tuyiwa wamwumvise nk'amateka amwumvise mu mateka mwumva muri kera habaye ndetse n'ibyo wari ushatse kumubura n'ubundi kwa Gideyoni uwo mugabo ntabwo twamukwiye tumwakira mu muryango ni nk'uko avuze ubwo rero tukaba twemeranywa niba kuko tubwira kuri kandi turabwira no kuri ko mwari ndetse mukakira ibimenyetso byo kubifata uzaba tubatumyeho tugaruka niyo mpamvu nari mubajije amakuru ya senda navuga ni rero Serere ku ijambo ryiza Manuel yavuze twongera ubahe bica icyaka dutaramira rwose murakoze cyane byo ariko ndabona umwanya tugezemo ari umwanya wo gutarama ariko ndagira ngo muze kubinyemerera tubyine umutaha nagira ngo nari mpagurutse ngira ngo nkumenyeshe ko turi abashyitsi batari burare yego ariko kandi nta nubwo muri udusige mu gitaramo mu gitaramo ariko turi abashyitsi batari burare yego rero ndagira ngo ngusabe igihe nikigera uze kubinyemerera ntabwo dushaka gutaha kuko abatashye baragiye yego ariko uze kubinyemerera dusiga inzira ibirenge twerekeza ku macumbi kandi uzaba ugize neza ndabigukorera rwose urakoze cyane ariko ubwo niba uzabivuga azashaka undi mu Gideyoni uzabivuga kuko atazajya muvuga meza kandi baravuga ngo ntawe bivuga amabi y'ameza ahari ariko nari narabivuze ngo Gideyoni mu gihe bihumeka bajya bagutuma twagushimiye ijambo ryiza mu mwanya waryo uyu ni umuco w'abanyarwanda mu mwihariko hari n'aho abantu bagera kuba mu ishoramahanga iyo umunyamahanga waza kumva ibintu turimo n'uwamusemurira byamugora byamugora umuco kandi mwiza uhuza abanyarwanda turabashimiye cyane haba ejo bundi icyangombwa ni uko uzatumenyesha tukakwitegura kuko uri intumwa ikwiriye kwitegura urabona rero ku cyifuzo cyawe nta muntu wakira igisubizo cyiza niyo mpamvu nari ntekereje ngo niweho ujye umenya Abagideyoni uburyo basaranganyemo ibyo bakunda nayishyizeho amafunguro umufashe Gideyoni mukuru niba ari kariya k'icyatsi umutwe we niba ari kariya bita fiesta nubwo ubifasha wabugiriye neza yego kugira ngo ibintu tubigenze neza se ubundi se kandi make urashobora rwose nibyo ariko ni ibyo rwose ni impamba yawe naje kumenya amakuru y'uko utanyura ku ruyenzi bitazakugeza ahandi unyira ku ruyenzi ubwo rero unyuranye abantu uhita yo ku ruyenzi iyi ni impamba yawe abakozi bawe
reka ngushimire rwose yesi turaza kwiga yego turaza kwiga yego urabona dufite abahereza yego abatambyi abatambyi abingizi z'inginzi yego ubwo rero ibisigaye ni mwebwe muzi ukuntu tubigenza ni umugabo wigeze kubwira abandi ngo ntabwo tuzareka gukora imirimo y'inyuma kugira ngo dukore tugaburira abantu nuko batoranya abandi batoranya abandi abo kubikora nko kubikora namwe mujya mu bindi ubwo rero abo kubikora ni uko itorero ryakoze ahubwo kubera ko ubwo bumva nyine ibi turaza kubyimenya yego ahubwo hari icyo ngira ngo musaba reka twatumisha muri uyu mugabo hanyuma ibindi byo byose turaza kumenya uko tubiringaniza abashaka kwakira umugisha tugerageze uretse aho witari mu wundi duhuguke twakire no kwa Gideon karibu Imana bahuje kabisaba umwiginzi w'umuryango asaba Imana data wa twese Imana idukunda twese turagushimira tugushimira uburyo waturinze tuza n'uburyo watwejeje muri uru rugo tukahagera amahoro Imana habwa icyubahiro umuryango wa Tadeyo watwakiriye twahuwe neza waha umugisha waha imbago zabo kandi ibyo tubasabiye uyu munsi ni umunsi w'umunezero umunsi wo gutangiza uyu mushinga ku mugaragaro bagusabye ngo niba dushyigikira aba bana n'imiryango yombi yaba uwategeye beyi ndetse n'uwajogeye imiryango uyirimo ituremo kandi uzabone ko dukora ibitangaza turifuza kuzabona iriya tariki imbere tukayibona twese turi bazima tubaho neza umugisha rero batwakiriye kandi ugumye ukora ibitangaza ugiye kwerekeza ugendane natwe dushyitse n'ingo zacu amahoro urakoze kubera bose icyarimwe kandi tugumya ko turinda umenya n'amaza icyubahiro kibi cyane tubisabye Imana mu izina rya Yesu. You are the rescue when I need a hand. You are my rescue when I need your hand. Let me dance for you. Let me sing your glory. Let me say, oh, if it wasn't for your love and mercy, your love and mercy, your mercy, your Lord of mercy, your mercy, your Lord of mercy.